nabaye umutubuzi ncuruza urumogi ndi umupushayi nkodesha amazu atarayanjye nsoresha abaturage ntakorana na leta ngendesha ikirenge n'amano kugira ngo ntababaza isi ndi umuraperi ndi jokeri narapfuye mpagaze ariko mpuye na Yesu aranshakira mpinduka icyaremwe gishya. Imana y'amahoro ibaho umugisha kuko Imana izi kuruhura. Bakozi ba Iyobokamana TV ubu buhamya burakomeye kurikira nawe nicikwe. Iyi ni episode 1 yabwo cyangwa ni igice cya mbere cyabwo tuzagaruka. Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukabasha kuganira abantu tuzana ku Iyobokamana TV nkuko mumaze kubimenyera bafite intego zitandukanye. Bamwe barabavuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bafite ubuhamya ubu bukomeye wa mugani ngo iyo Imana ishaka kugukoresha ibintu bikomeye cyangwa kuza gukoresha ibintu bikomeye irabanzika kunyuza mu bintu bikomeye maze ikagukomeza imbaraga ukuyemo rero ukazaza kuzihamiriza abandi cyangwa kuzikomeresha abandi. Uyu muntu ro turi kumwe ni umuntu ufite ubuhamya bukomeye, ni umuntu ufite ibikomeye yanyuzemo, ariko ubu ngubu akaba ari umukozi w'Imana. Mbese umuntu yavuga ngo uwari Pawulo ubu ngubu, uwari Sawuli ubu ngubu yahindutse Pawulo. Reka rero tuze tuganira nawe ariko tuboneho nyine kubasuhuza aho muherereye hose hirya no hino, yaba abari mu Rwanda abari muri diaspora hose tuba tufite abakunzi benshi. Turasuje mu izina rya Yesu tuvuga ngo Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu. Utarakora subscribe please ntiwibagirwe nyaboneka ndetse na notification kugira ngo uko dusizeho ibiganiro ujye ugenda ubibona. Reka rero tuze tuganira na mwene data. Mwiriwe neza kandi muraho kandi murakomeye. Amakuru ni meza turashima Yesu. Twishimiye cyane kubakira kuri Iyobokamana TV. Murakoze cyane namwe turabishimiye. Amen. Ninde rero tugiye kuganira muratangira mwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tubazaniye kuri kamera za Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Yes. Yeah. Ntacyo. Okay. Yes. Murakoze nitwa Murwanashyaka Alexis. Mbarurirwa mu itorero rya ADPR Nyarugenge kuri ADPR Muhima. Ndi umugabo ndubatse. Ndi umujeni mariye maze amezi 7 nkoze ubukwe. Imana ibaho umugisha. Hanyuma twishimiye kubasangiza ubuhamya bw'aho Yesu yadukuye. Ariko mbere yuko dukizwa niho tubanza guhera. Mbere yuko dukizwa twabyirukiye mu muryango ukijijwe. Muri 2002 tuza kugwa. Iyo tuvuze kugwa ni ukuva mu gakiza umuntu agasubira mu byaha. Tuguye dukora ibyaha byinshi kuko ndibuka ko nari umupagani wujuje ibyangombwa, nari umujura ruharwa igisambo. Icyo gihe ntabwo nibaga gusa nanywaga n'urumogi, narazengereje abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ariko icyo dushimira Imana nuko yatubonyemo abana bayo akaduhindura akadukura mu byaha tugahinduka icyaremwe gishya. Muri ubwo bujura bw'indengakamere nabaye umutubuzi. Abo mujya mwumva bakunda kwita abatubuzi, kumva ngo amafaranga yahindutse impapuro, telefone ihinduka isabune cyangwa ibuye. Hariya nta burozi bwabagamo ahubwo n'ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi. Nakomeje gukorera Satani mba umupagani uzwi. Abanyarwanda bagira umutekano muke, ariko icyo dushimira Kristo Yesu nuko yaduhaye agakiza akaturuhura. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere mu 15
yaravuze ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo muri bo ni njye w'imbere. Nanjye muri abo ngabo nari uw'imbere. Ndibuka ko nari ngeze no ku rwego rwo kujya nkodesha amazu atari ayanjye, mfite imfunguzo 700 nacurishije. Iyo nageragaho nkasanga igipangu gikodeshwa naragikinguraga nkanshyiramo umupangayi, yamaramo iminsi 3 bagakubita bakanaga hanze amafaranga narayatwaye. Abarimo kumva buno buhamya bashobora kwibaza ngo ese umuntu yakingura inzu ye inzita ariye gute? Mu mfunguzo zirenga 200 burya ntabwo haburamo urufunguzo rukingura iwawe. Ariko turashimira Yesu ko yaturuhuye akadukura muri ibyo byaha by'intangarugero. Nacuruje n'urumogi, nabaye umupushayi, si ukurunywa gusa, naranucuruzaga nitwa umupushayi. Abantu bashobora kwibaza ngo ese umupushayi ni iki? Umupushayi ni umuntu wacuruzaga urumogi. Iyo naruroringaga nkakora ijisho, namara kurikora nkarunywa nkanarusumbisha. Ubwo iyo natigitaga, gutigita ni ukugenda. Iyo natigitaga ngiye kururoringa, nagendaga ntakozaho, ngendesha amano kugira ngo ntababaza isi. Ariko mpuye na Kristo Yesu aranduhura, ampindura icyaremwe gishya. Ndashaka no guhumuriza abantu bafite ababo batarakizwa, bafite abana babananiye, bafite abagabo babananiye, bafite abagore babananiye batarakizwa, nibahumure. Imbaraga z'Imana zirakora. Imbaraga z'Imana zifata uwari Sawuli zikamuhindura Pawulo, nk'uko mwene data yabivuze. Imbaraga z'Imana zifata indaya zikafuta umunywaro umugi zikamuhindura icyaremwe gishya. Imbaraga z'Imana zishobora ibyo abantu badashobora. Muri ubwo bupagani bw'indengakamere ndibuka ko nigize gutuburira umuntu 3.5 miliyoni ku butubuzi. Ndibuka hashize ibyumweru 2 nshiduka polisi yamfashe ijya kumfunga, mfungwa amezi 9. Uwo munsi nasohotse nibwo nageze ahantu nsanga umuntu yarimo acuranga radio sonoteke ndayimwiba irimo no kuvuga. Abantu bashobora kwibaza ngo ese ubwo radio ivuga wayitwaye gute? Icyo gihe nasanze umuntu arimo kuyicuranga arimo no gucuruza butike, ndamucunga, agatotsi kari kamutwaye menya ari nk'umuzamu w'ijoro. Ndomboka gake ngendesha amano nk'ipusi, radio ndayigabanya, nsubira inyuma. Dayimoni ahita nyongorera ngo subira ifunga yarapfuye. Dayimoni ajyaga ambwira ngo abaturage bose barapfuye ngo ninjye muzima uhari. Nsubirayo nomboka nk'ipusi, radio ndayifunga, mpita nsimbukira mu nsina. Arabyina ati radio yanjye barayinyibye kandi yavugaga. Abantu barahurura baramubwira bati ubwo ni igisiga cyitwaye. Abandi bati ntabwo igisiga cyatinyuka radio irimo kuvuga. Radio ndayimuheza. Kandi ayo mafaranga yose yo mu bujura nta kintu yamariraga. Ndagira ngo ntangariza abantu bumva mu buhamya n'ijambo ry'Imana. Bibiliya muri Yesaya 48:22 iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Kandi no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10:26 Bibiliya iravuga ngo niba abantu bakora ibyaha nkana bamaje kumenya ukuri, ngo ntihabagisigaye gutambwa ikindi gitambo cy'ibyaha, ngo keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegerezanya muriro y'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Umupagani wese natihana ngakizwa ave mu byaha, urubanza ruramutegereje. Ayo mafaranga yose nta kintu yamariraga. Nayatungagamo inzu bakayiteza cyamunara nafunze, natunga imodoka bakayiteza cyamunara nafunze. Ariko ndashimira Yesu ko nkimara gukizwa nakiriye amahoro yo mu mutima, numva ndanyuzwe, ubu ndi umwana w'Imana. Mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5:17 yarabandikira arababwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera bikaba birashize. Nanjye ibya kera byarashize, mpinduka icyaremwe gishya. Ubu nandeba gutya ntabwo wamenya ko nanyweye urumogi, unandeba gutya ntiwamenya ko nabaye igisambo ruharwa, unandeba gutya ntiwamenya ko nabaye umusinzi kandi w'umwana. Ariko ndashimira Yesu ko agira imbabazi nyinshi. Yesu atanga imbabazi nyinshi. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 2:18 mwanditse yaravuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara barimo kugeragezwa bose. Muri Kristo Yesu umuntu yahindutse icyaremwe gishya, agira amahoro yo mu mutima menshi. Muri ubwo bupagani bw'indengakamere ndibuka hari harimo no gusoresha abaturage,
hari harimo no gukina umukino witwa ubukumbyi. Iyo wafataga ivarisi ukayihagararana nayo muri gare cyangwa n'ahandi uteze, namanukaga mpungura ipantaro gahoro, nasubiza amaso inyuma hejuru nasanga warangaye, nkahita nyikwiba nkayitwara imbere kunda, nkagutera sikive cyangwa wesdoro. Sikive ni ururimi ruba mu buraro utapfa kumenya urwo ari rwo, ni nk'igishinwa. Sikive cyangwa wesdoro, agukubita sikive ukabyina, ijerekani ivarisi nayitwaye nk'ejo. Ariko mpuye na Yesu aramfata arankomeza yuko abyara abahungu n'abakobwa. Ndamushimiye ko yankijije inkoni nyinshi, akankiza gereza nyinshi, akampa amahoro yo mu mutima, akangira uwo ndiwe muri kino gihe. Famiye yanjye yari yarababaye, ababyeyi abo tuvukana barababaye, bafite agahinda ko mu mutima kenshi. Abaturanyi birirwa bacunira ingoni, ababyeyi banjye bati nubwo basenga ariko umwana wabo ni ikirara, bakirwa babacyurira bati ibyo bigishije abandi nibanze bigishe n'umwana wabo nawe ave mu byaha. Ariko ndashimira Yesu ko muri iyi myaka hafi 16 ubu ababyeyi banjye basigaye bamwenyura bakuzura umwuka wera, kuko nahindutse cyaremwe gishya. Muri ubwo bupagani bw'indangakamere ndibuka najyaga nkodesha n'amazu atarayanjye. Ndibuka nari ngeze no ku rwego rwo kujya ndara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama mpari, bamara gusinzira nkabiba nijoro basinziriye. Hari n'abazaga kuryama mbere yuko bajya kuryama, bakabanza bakarwana bagatikagurana, nkabategereza kugira ngo banze biyunge. Bamara kwiyunga nkabiba nijoro basinziriye. Ndibuka hari aho nigeze no kwinjira mu gipangu cy'umugabo n'umugore ku manywa, ninjira muri saro ncomokora televiziyo, urumogi nayo nanyweye rurambwira, hari ibyo twitaga kunyongoza, rurambwira ngo televiziyo ngo ninyimwibe nyishyire mu mufuka y'ipantaro. Nyicisha mu mufuka y'ipantaro ngo nyimutsimbe, televiziyo yanga kujyamo. Murumva ko televiziyo itajya mu mufuka y'ipantaro. Nshiduka nyir'urwo yamfatiyemo, nkubita imigeri yo mu mbavu, ankubita inshyi z'amaso ndahuma. Aho ndashimira Yesu ko navuye amahoro, izo nkoni ziba zaranyishe. Ndibuka muri ubwo bupagani bw'indengakamere, igihe kimwe ubwo hari muri 2002 nigize kumanuka ari ku muganda rusange, urumogi rwamennye amaso, naryaga n'akatsi kitwa mayirungi. Najyaga nkarya ako katsi kakanyongoza kakambwira ngo abaturage bose barapfuye ngo ninjye muzima uhari. Icyo gihe ndamanuka nsanga abapolisi bari ku burinzi, mba ndabasuhuje ntibite basha, barambwira batubwa umuntu wita Sha uramuzi? Nti nuko yitwa tubahemba. Bankubise umugeri wo mu rubavu. Icyo gihe nikubita hasi, uwo mugeri Imana yawunyibukije 2015 ndi ku Kibuye. Nibwo Imana yambwiye ngo uriya mugeri yo mba ntakubonamo umukozi muri kino gihe, ngo baraguteye impyiko gapfa ukindutse. Ndashimira Yesu ko Imana ifite umugambi mwiza ku mupagani, ikabumubonamo umukozi w'ejo hazaza, iramurinda. Ubundi nagira ngo ntangarize umuntu wese umva buno buhamya, Imana igufiteho umugambi mwiza, ishaka kuzagukoresha nk'uko mwene data yabivuze dutangira, irakurinda, ikakurindira mu byaha kugira ngo izagukuremo umukozi mwiza w'ejo hazaza. Bibiliya muri Yesaya 1:18, Bibiliya ivuga ngo naho ibyaha by'umuntu byatukura tukutuku, ngo Imana irabyeza bisa n'ubwoya bw'intama bwera. Imana igihindura umuntu wari igisambo ruharwa, igahindura umuntu wari indaya ruharwa, ikamukuramo icyaremwe gishya, kuko umuntu wese akizwa ibyo yakoze. Muri ubwo bupagani bw'indengakamere ndibuka igihe kimwe ntazibagirwa. Ubundi ku bantu badukurikiye, nge mvuka mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Iwacu duhinga imboga nyinshi, duhinga izitwa dania, subureti, kokombure, imibiringanya, fenuye, sikoviya. Icyo gihe dayimoni araza arampanga, namwumvaga mu bitekerezo. Iyo tuvuga dayimoni ngaraza, umuntu ashobora kuvuga ngo ese dayimoni agenda nk'umuntu? Satani we akorana n'ibitekerezo. Satani arangenderera mu bitekerezo, arambwira ngo imboga ziri ku isoko. Ubwo icyo gihe ngura amakoma ya 500 ndayapakira umufuka y'ikiro 100, nkurarana ingange. Iyo mvuze ingange kuba twumva ni ukurara hanze. Nkurarana hanze ntegereje abaturage baturutse iwacu muri Mbogo ngo nze kubahindura, mbaha amakoma ntwara imboga nzima. Uwo mukino witwaga original.
ndara ingange n'urumogi, amabura 6 y'urumogi rwitwaga ijisho. ni urumogi nararunywaga nkajya furi, nkajya swingi, nkagenda mpengamye nk'umuntu wahutajwe n'umuyaga, ku buryo nasuhuzanyishaga umutwe cyangwa agahanga cyangwa intoki. narapfuye mpagaze, ariko mpuye na Yesu aranyemera yo kabyara abahungu n'abakobwa. iyo nagera naho nageraga nkabwira abandi mwana babire bati yego tafu, nti namwe bajokeri bati yaniga yacu irahageze, ntidutigitese gutigita kugenda, nti namwe mwanjyaga haresi. ariko ndashimira Yesu ko yampinduye icyaremwe gishya nkaba ndi umwana we. icyo gihe abaturage bahageze byari nka saa 9 z'ijoro, baba baratuye, ncungana n'umugabo agatotsi kari kamutwaye, nterura umufuka w'ikirojana wari urimo teyiromari na sikovia n'umuderesine, nterura wa mufuka w'ikirojana mpita mpashyira wa wundi w'amakoma. mu kanya gato bavuza ifirimbi bati bwakeye mujyana imboga mu mujyi wa Kigali, nkujyana ku Kimironko ngukuramo 33 atahana amakoma. kubiswe ngo ni mu bujura, uzikubise inka yapfa. ariko ndashimira Yesu ko yica icyaka cy'ibyaha umuntu agahinduka icyaremwe gishya, akumva amahoro yo mu mutima. ndagira ngo mpumurize n'umuntu wese utarakizwa, wowe fata icyemezo uve mu byaha. iyababariye ruharwa Alex iracyakomeje akazi. Bibiliya iravuga ngo naho ibyaha by'umuntu byatukura tukutuku, Imana ifite ubutware bwo kubyeza bikahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. muri ubwo bupagani bw'indengakamere ariko ntarakomeza, hari ijambo ry'Imana rijya rindyohera cyane kandi rirarandyohera, niyo nigigisha abanyetorero mba numva ndimo kuzuzwa. ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 10 umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo ahera karavuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Yesu ashobora kwemera ko ibya mbere bigenda ariko akagaruka agakomeza ibya kabiri. ashobora kwemera ko ibya mbere bigenda ukarwara akagaruka agakomeza ibya kabiri umuntu agakira. ashobora kwemera ko ibya mbere bigenda umuntu agahura n'ubushomeri bwinshi ariko agaruka agakomeza ibya kabiri umuntu akakira agakiza, umuntu akakira akazi kandi kumugisha. kandi ndagira ngo ntangarize n'abantu bumva ubu buhamya, kuba Yesu atugerageza ntagaruka twanga. kuba Yesu atugerageza ntagaruka twanga nuko ahubwo atakoresha umuntu atigishije. kandi Yesu ni porofeseri mukuru, afite abaporofesa benshi nuko abantu biga n'ibyaha bakiga ntibafate. mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 9 umurongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore nzabashongesha mbagerageze ukundi nagirira abantu banjye nukuye. no mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Ifilipi igice cya mbere umurongo wa 29 yaravuze ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ngo ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. muri Kristo Yesu habamo imibabaro myinshi, ariko mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 2:18 mwanditse yaravuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. abarimo kugeragezwa nibahumure rero, nibahumure bakomere. ngira ngo nta n'umuntu wakambara inifomu atanyuze ku ikosi. natwe rero Yesu ntabwo yagukoresha ataraguforoninze, aduforoningisha ibigeragezo, uburwayi, ideni, kwangwa n'imiryango, ariko hamwe n'ibitugerageza Imana igenda iducira kanzu. muri ubwo bupagani bw'indengakamere nakoze ntaragera uko Yesu yamfashe, ndibuka ko umuntu yigize kundangira arambwira ati mu majyepfo hari umuntu wahororeye dendo 700 atuzakodeshe dayihatsu ujye kuziba. nkodesha dayihatsu, umushoferi watwaraga imodoka ntoya kuko nibishaga imodoka mpahisha n'imodoka, mfite na secretary ufite masters nawe kandi ari igisambo. icyo gihe nkodesha dayihatsu n'umushoferi w'igisambo, turagenda tugeze mu majyepfo aparika dayihatsu nka saa 4 z'ijoro, asigara yirinze kugira ngo bateri ya rotorovizeri. ndamanukanurira igipangu, ngeze muri cya gipangu imbere nsanga umukire yororeyemo dendo nyinshi, afite n'inka z'inyarwanda zirenga 100. nkigera muri za nka, ku bantu badukurikiye boroye inka, iyo inka yumvishije umuntu nijoro iravumera. ikimara kuvumera nyir'urugo abwira umugore, aramubwira ati hano hashobora kuba hinjiyemo igisambo, ati mpereze itoki umpereze na wa muhoro. itoki ni sitimo ku badukurikiye. arasohoka aracekinga, akimara gucekinga inka mpita ninaga mu nka 3 nini, mfunga amaguru neza, ntega amaboko nk'amahembe y'inka, arasanga zose ni inka. abwira umugore ati twigire kuryama zose ndabona ari inka. bageze ku muryango bimwanga mu nda,
abwira umugore amubwira ati nubwo unjyanye bari butwibe. Umudamu w'umuhanga, burya abadamu ni abahanga, niyo nigisha abubatsi ngo nerekana imbaraga z'umudamu, burya abadamu ni abahanga n'abana beza. Aramubwira ati ubwo ufite ubwoba jya ukubita inkwi uyibara uyishyira ku ruhande, ukubita iya kabiri uyishyira ku ruhande tuhita umutema. Ndavuga ntarantema tu, ndavuga ntarantema. Araza akajya akubita inka ya mbere ayibara ayishyira ku ruhande, akubita iya kabiri ayibara ayishyira ku ruhande, ageze ku nka 6 kuko Imana mbonagamo umukozi wayo muri kino gihe, nimwumva uko yandinze. Arananirwa, ananiwe akajya zibariraho ziri. Mpita mucunga ninaga inyuma ye, mpita nsutama munsi y'inka ebyiri nagaze ebyiri nk'umuntu ugiye kuzikama. Arabara kubw'imbabazi z'Imana abanyuzeho. Abwira umugore ati twigire kuryama zose ndabona ari inka. Bageze ku muryango wa mugabo bimwanga mu nda, abwira umugore aramubwira ati nubwo unjyanye nambyutse ubwa gatatu ndamucamo kabiri. Bamaje kuryama nurira igipangu, mbwira umushoferi nti ati imodoka twigira ikigali ataza kuntema. Ubwa gatatu yaza yari kuntema. Ndashimira Yesu ko yamndinze. Ubu ndamuvinga cyangwa se ntwara ubutumwa hirya no hino, nkatwara message z'abantu b'Imana hirya no hino. Ndashimira Yesu ko uwo munsi batankasa amaguru n'amaboko, kuko Imana iyo ikubonamo umukozi w'ejo hazaza irakurinda ikakubambira amahema. Muri ubwo bupagani bw'indengakamere ntaragera uko Yesu yamfashe. Ndibuka ko nacanze n'ikibiriti hano munsi ya deperi yacu ya Muhima, ahantu hitwa ku ikorosi munsi ya 19 satarane cyangwa munsi yahoze 19 satarane, nahacangiraga ikibiriti. Ibi mwumva ngo kare Yesu yaho wakabonye 2 ni 4, 4 ni 8, 5 ni 10 nabyo narabibayemo. Ndibuka ko nacanze ni karita di santere Kiruhura, ndindushye yo kubabarirwa. Nageze no ku rwego nyura muri karitsiye induru zikavuga, nkumva abadamu baratatse bati arabwenge arabwenge arabwenge, batabyumva bagahindura sije bati imvura yaguye, bagahana sinye imvura yaguye kandi izuba ririmo kuva. Ubwo nuko bari bambonye. Ariko ndashimira Yesu yo kabyara abahungu n'abakobwa ko yambabariye akampa amahoro yo mu mutima, akangira umwana we, itorero rikagira amahoro, igihugu cyacu cy'u Rwanda kikagira amahoro, n'umuryango wanjye muri rusange bakagira amahoro n'abaturanyi. Ndibuka ko ntaragera ku butubuzi, ndashaka kuva imbere y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mbabwira uko ubutubuzi bwakorwaga, kuko hari abanyarwanda bazi ko utabwira ngo amafaranga yahindukaga impapuro, telefone ihinduka isabune cyangwa ibuye ngo abyumve. Akibaza ati koko impapuro zahinduka amafaranga yahinduka impapuro gute atari uburozi? Ariko nagira ngo nsangize abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko nta burozi bwabagamo. Twabaga turi abajura 3, nge nkiyita umushoferi, mugenzi wanjye akitwa umugenzi, undi akaza gusuza avuga ibyabereye mu nzira. Nka kudoda, nka gupigira ingoma, kuko kudoda ni ukukubaza aho ugiye, kugupigira ingoma no kukubwira amagambo, gushya ni ukubyumva, kwatura ni ukunyishyura. Ni ururimi rwabaga rumeze nk'igishinwa rwabaga mu bajura. Nakubaza ntukomeje he? Ati ngewe ngiye i Butare. Ntise waje ukajyana n'iriya kwasiteri 304? Ati rihe? Nkamwereka iparitse muri gare. Akambwira ati se, ati uragenda ryari? Ndabura undi muntu umwe. Ati mushake vuba. Nkakora gutya ku mutwe mugenzi wanjye w'igisambo uhetse igikapu akaza. Nkamubwira nti nawe ni Butare? Ati yabaga ari igisambo mugenzi wanjye, ariko tugiye kwiba ntamenye yuko dukorana mu bujura, ntanamenye ko twese turi abajura. Nkahita bagahagarara nti mwe muhagaze aha mite nkatisha imodoka nze tugende. Hagenda nkabwira mugenzi wanjye wa gatatu nti umuntu agiye Butare, genda usuhuze uvuge impanuka ibereye mu cya kabiri mu majyepfo, uvuge ko ari abagizi batahawe mperekeza bitambitse imodoka yafarije rijyanye amafaranga i Butare, bakayambura $50 z'amadolari na 25 z'amanyarwanda. Ntuvuge ko leta bakimana gukoma akaruru ngo bafate ibisambo, bakimara gukoma akaruru ngo bafate ibisambo, k'ibisambo byiza umutwe bikanaga $15 hejuru, abaturage ngo bafashe ibisambo kwifatira amafaranga. Ntuvuge ko leta irimo gusigarana amafaranga y'abaturage, kandi iyo mpanuka ntayabaga yabaye. Ni umukino witwaga kata twakoresha kugira ngo tubone uko twiba abanyarwanda. Akagenda agasuhuza, yamara gusuhuza akavuga impanuka yabereye mu nzira, uwo turi bwiba agahita yikanga ati ati ko mfite $25 ndazihanyuza gute? Byaterwaga nayo bafite. Uwo turi urimo gusuhuza agahita avuga ati muhumure, leta yacu y'umwe twamenye uburyo turi buhanyuza amafaranga. Ati murabona ino envelope ya 16? Undi ati aturayifata, ugafata amafaranga yawe yose nta namwe wishyize ku ruhande, ugashyira muri ya envelope, ugafata na telefone yawe wayijimije ukayishyiramo. Ati bagucishaho cya cyuma kigasona icyatsi, bakakubwira ngo nta mafaranga ufite ikomereze. Ati waba utabikoze leta ikayasigarana.
aha ati nuri bubatware aze kubibasobanurira. Aha ngeze rero kuri amvirope, abantu baduteze amatwi badukurikire, kuko no muri polisi bazi ko harimo uburozi, no mu gisirikare bazi ko mu butubuzi habamo uburozi. Nta burozi bwabagamo, ni ubumenyi bwo mu mutwe bwinshi n'abadayimoni benshi. Nkagenda nkagura amvirope 3, imwe nkayishyiramo impapuro nyinshi yambwiye zingana n'amafaranga afite, nkacongeramo n'ibuye cyangwa itafari cyangwa se isabune. Ariko ubwo niyo naguhaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo umeshesha. Ubundi naguhaga igitiritiri cy'ikigori cyangwa ibuye. Nkagenda nkagura amvirope nyinshi nkazingiramo n'ibuye, nkakora ya torombo neza, niko twayitaga ndi bumwibishe. Nkayishyira mu kwaha nkatebeza nambaye n'ikoti, kuko icyo gihe nabaga nambaye karuvati nambaye n'ikoti. N'ubu karuvati ndayikunda, nuko ari muri nuko ari mu mibyizi. Ku bantu tuziranye sinshobora buriya guhagarara imbere y'iteraniro ntambaye karuvati. Niyo naba ndimo kwigisha korari nijoro mba nambaye karuvati. Icyo gihe nabwo nkiri igisambo nabaga nambaye karuvati nambaye n'amarinete. Nsubira muri rinete gutyo ukagira ngo ni umuyobozi ukomeye, naho kumbira kumwe n'igisambo ruharwa. Ya torombo nashyizemo impapuro n'ibuye nkayishyira mu kwaha, nkayifatira mu kwaha, nkabazanira amvirope bakabika. Agashyiramo amafaranga ye yose nta na rimwe shyize ku ruhande. Mu kujya kubika nkamubwira reka turebe ko wazinze, akampereza ntizinga neza, ntifungura ivarisi. Ntinujya kugera kuri ya bariyeri ndasa nk'ukavuga mpagurutseho gato, ntinujya kugera kuri ya bariyeri urasa nk'ufatira gutya envelope yawe mu kwaha. Nayikozagamo ikagwamo hasi ko nabwa natebeje, nkazana rwa rurompa nakoze atareba akakibika zikari amafaranga ye. Mu kujya kubohereza nkohereza mugenzi wanjye umwe, nkabanza mugenzi wanjye w'igisambo nkamubwira nti nyura hano, nkabwira tumaje gutuburira nti buhagaze hano iminota 3, mbanza njyane mugenzi wawe ndagaruka nkutware. Akadutegereza akatubura, akamara iminota 20 ataratubona, akavuga ati buriya biboneye imodoka reka njye kwirebera indi. Yapfundura agasanga harimo impapuro cyangwa ibuye, akabarabyinnye ati barandoze, atabatubuzi ati barandoze, ati ndasaze, ati ntangiye guhuma. Ahuma byahehe ko yabaga ari tirike twakoze, nta burozi, ni tekinike yo mu mutwe. Ariko ndashimira Yesu ko yankijije nkaba ndimo kumena amabanga ya Satani. Harimo n'abajyaga bambwira nkitangira kuvuga ubutumwa bwiza, ko njye maze igihe kinini mvuga ubutumwa bwiza. Harimo n'abajyaga bambwira bataregisi ko ufite ijambo ry'Imana ryinshi, ukaba uri umuntu wiyubashye, kuki wimena inda? Nta n'abanyarwandakazi ko ari igisambo ati ntukajye wimena inda. Ariko nagira ngo ntangarize abanyarwanda ko kubwira abanyarwanda aho Yesu yadukuye ntago ari ukwimena inda, kuko umuntu wese iyo yakize arata indwara akabwira abantu uwo yari ari we mbere yuko akizwa. Kandi nubwo naba nimena inda niyanjye, ntabwo ari y'abantu bagenda baduca intege, kuko niba narahuye na Yesu akankiza ibyaha, ngomba kubwira abakiri mu byaha ko mu ijuru hari Imana itanga imbabazi, Imana ihabwa icyubahiro. Ndibuka ko mbere yuko nkizwa, kuko ngira ubuhamya bunini butwara nk'amasaha 3, ariko ndashaka gusa nk'uburezima kugira ngo nzakore ikindi kiganiro ubutaha. Ndibuka ko nari ngeze no ku rwego nk'urumogi rwinshi, nanataha nkayoberwa iwanjye. Hari n'igihe nigize kurunywa rwose ndaruzirika, ngeze mu Gatsata nari nturanye n'umugabo w'umukire, yarahashyize imbwa 2 zirinda igipangu cye. Urumogi rurambwira ngo ni ihene, ngo ni nzimwe ibe nzijyane muri Aporoviya. Ndabanza ndapiyora. Gupiyora ni ukubanza kureba aho abantu bari, ndacunga neza ngo nsimbuke nzicakirira iminwa, nzipfuke iminwa, nzijyane muri Aporoviya. Nkijya kuzicakira imwe biramutse, ndebye nsanga ni imbwa, urumogi rwambwiye ngo ni ihene. Ndindushyi nsigaye ngenda nk'umuntu w'umurasitameni ntakozeho kugira ngo ntababaza isi. Ngenda nshingisha amano, dayimoni akambwira ngo mwana bire ntiwingwengura umutafu, ntindiwe ngwengura umuhasara, ngwengura n'umujokeri, ngo ntukajya ugenda nka Babiloni. Uko tugenda nk'abapanekote, nge dayimoni yambwiraga ko ari Babiloni, ngo ahubwo nkagenda ngendesha urutugu, nsuzanyisha umutwe n'agahanga, nicirana amaso, nsuzanyisha izi ntoki 2. Ariko mpuye na Yesu yica icyaka cy'ibyaha, mpinduka icyaremwe gishya. Ndibuka nkimara gukizwa maze nk'imyaka 2-3, nabaye muri korari. Najya mba muri korari nakora ritime nabi, umuririmbyi twegeranya akambwira ati ariko wajya ukora ritime neza. Nkamubwira ariko nk'iyi niga ntibinshaka hiki. Nkabwira umubyeyi w'imyaka 50 ngo niga turi muri korari. Perezida wa korari akambwira ati kandi tuzaguhagarika, ariko nk'aba bakoboyi baniga banje ntimamunyoka mu biki. Nkabazanira twaduterime twa kera. Ariko ndashimira Yesu ko yambabariye akica icyaka cy'ibyaha, akampindura icyaremwe gishya. Nafunzwe inshuro zirenga 60.
nakubiswe inkoni nambaye amapingu birangana, narafunzwe baranyukanyutse bamfungira bankandagira ku gikanu urufuzi ruraza biranga, ariko mpuye na Yesu ampindura icyaremwe gishya. Ngana ku musozo kuko ngira ubuhamya nzakora mu yandi maseri nk'atatu, ngira ubuhamya butwara amasaha 3-4. Ngana ku musozo ndashaka kubwira abanyarwanda uko Yesu yamfashe. Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima yakoreye muri Dobandi, ubwo ni muri 2002. Ni naho nsengera kuri ADPR Muhima munsi ya house 19 Satarani. Icyo gihe mva mu rugo nanyweye urumogi rwitwa ijisho, ndaza ngeze muri Dobandi aho nibiraga, nsanga bashyize igiterane cyo kwamagana ibiyobyabwenge. Igiterane n'ubu birakorwa, ndanashimira leta yacu y'ubumwe ko ari umufatanyabikorwa n'itorero, kuko iyo tubwirije, iyo dukoze ibiterane byo kwamagana ibiyobyabwenge tukabishyira hanze nko ku mihanda mu masantere, indaya, abajura, abatubuzi byanga bikunze yari ubugingo arakizwa, muri polisi bakagira umutekano wuzuye, n'abaturage nabo bakagira umutekano. Ndaza nsanga igiterane kirarimbanyije. Icyo gihe bari batumiyemo umwigisha woza ari igisambo, aza gukizwa, aza ari umwigisha, batumiramo n'amakorari, nsanga umuziki urarimbanyije. Icyo gihe nari nanyweye urumogi, ubundi nanywaga urumogi rw'amoko 4: ijisho, sangirene, umutwe n'amayirungi. Byaranyishe ndi umupagani uzwi. Icyo gihe ndaza nsanga igiterane kirarimbanyije, ntangira gukata umuziki nkunyukira hasi, mba nikojeje muri korari imwe, mba nteye irirenga, umugore mutwara telefone. Iyo mvuze irirenga abantu bashaka kwibaza ngo se irirenga ni iki? Irirenga ni ugukora abantu mu mufuka cyangwa mu mashakoshi, ko nari ngeze no ku rwego rwo kujya niba abadamu bajya bakunda kwibikira ahangaha. Iyo mvuze aha bita byumvikana ntavuze mu izina. Iyo washyiragamo telefone n'amafaranga nakubyigaga nkagutera irirenga, yagera imbere akisa ati yakozeyo, bati ni ati yahakoze, akabyina bati taha, ubwo ni rasta yakwemeje. Icyo gihe mba nteye irirenga umugore telefone, mba ndayimwibye. Mba nteye undi mugore muri korari yacu yitwa Duhuza Umutima ya 2, mba nibye undi mugore telefone mu ishakoshe. Wa mwigisha arigisha, avuga ukuntu yibishaga imbunda afunga na kace, atanze ubuhamya numva ninjye arimo kubwira. Agiye gusoza aravuga ngo ariko ubu nta muntu waba ukeneye kwakira agakiza hano ngo amanike ikiganza. Ndatomboka rimwe ndashaka kwihana. Induru ziba ziravuze bati ntabwo yakizwa, bati ni wa mutubuzi ruharwa, ni wa mujura ruharwa, bati ntabwo yakizwa. Cyo gihe ndibuka ndi kumwe n'umupasita inshuti yanjye cyane witwa Bodowe Pascal, aranyobora, arahaguruka aravuga ati uyu nguyu yakizwa, na Sawuli yarakijijwe ahinduka Pawulo. Ndavuga ni n'ikimenyimenyi cyuko natsinzwe n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya, nimfite telefone yuriya mudamu. Umudamu arebye mu ishakoshe, atego mwa bantu mwe we, atubuye yakoze mu gihe kiwe, ati ni muntabare. Mba ndayimushubije, ni nuriya mugore kandi uri inyuma ye, ni telefone nayo nayitwaye. Umudamu arebye, atego mwa bantu mwe tubinyuze mu imyenda y'aba mwana gihe kiguka, ati ni muntabare. Icyo gihe ndazisubiza, narihanye, nihana kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, gukodesha amazu atarayanjye, ubutubuzi, ubumanuzi, kata originali, garuka usubira umukino witwa originali. Naguraga ibiro 5 by'umuceri na 7 k'amavuta y'ubuto n'igitoki, nkabishyira muri butu y'ivatiri kuko nibishaga imodoka. Nkagenda ngakomangira igipangu cyiza, umukozi akaza kundeba, yamara kundeba nkamubwira nti shobuja na nyokubuja barambwiye ngo uyu muceri n'aya mavuta ubu bitekaho, umpiriye firigo tujye kwikoresha ifite ikibazo. Umukozi yareba congo karuvati na marinete n'ivatiri, akavuga ati no muntu akorana na databuja, agahita yakira ibyo kurya mushyiriye, agahita bishyira mu nzu, akanyereka aho firigo icometse, nkayicomokora nkajyana mu isoko rya Kiruhura. Uwo mukino witwaga originali. Ndashaka no gusa nk'ugira inama abanyarwanda, niba bajya ku kazi bajye baburifinga umukozi cyangwa abana mu gihe bari muri vakansi, ntibakemere ko hari umuntu uzajya azana igitoki cyangwa umufuka w'amakara ngo ababwire ngo nyokobuja cyangwa shobuja barantumye ngo bahereze iki, kuko uwo mukino witwaga originali nawe ukinnye igihe kirekire. Nihana imikino 36 nakinaga, ngiye kumva numva ku bitugu byanjye yavuye ikintu kingana nka toni nka kimwe cyavuye ku bitugu bya Mukristo. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Icyo gihe nibwo Yesu isa mfata amagakiza, nkorera Imana. Mu mezi 7 ashize Imana irananyubakira, impa umugore unkunda kandi uzi n'ubuhamya bwanjye bwose. Arambwira ati iyo utanze ubuhamya numva Imana, nkumva imbabazi nyinshi, ati nkwanze ntabwo nabandi mu mugambi w'Imana. Naho Yesu twahuriye seri ya 2,
nzababwira uko nari ngeze ku rwego rwo kujya ndanguza mu mangazini atari ayanjye, nzababwira nuko najyaga nkodesha n'amazu atari ayanjye. Seri ya kabiri nzababwira uko nari ngeze ku rwego rwo kujya ndara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama mpari, bama no gusinzira nkabiba nijoro basinziriye. Kandi abadukurikiye, nta miti nari mfite, nta burozi, ni ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi. Aha, mwene data turi kumwe yavuze ati se byagenze biteho gatoya. Ndibuka najyaga ndanguza no mu mangazini atari ayanjye, nkabwira umushoferi nti mu gitondo uze kunsanga mu rugo, ejo ntabwo nzatanga akazi, ko najyaga ntanga n'akazi ntako ngira. Najyaga nsoresha n'abaturage, nari umupagani wujuje ibyangombwa. Icyo gihe aparika ivatiri mu gitondo, turagenda aparika impande y'amangazini meza, umuntu aza kuranguza miliyoni 11. Araza asanga mpagaze imbere y'amangazini, umushoferi nawe ari mu ivatiri, ndamukomanga nti wese kuje kurangura muri kino gitondo? Arambwira ati nje kuranguza miliyoni 11. Turatwara iki n'iki? Imifuka 700 y'isukari, 700 y'umuceri. Yashaka kurira mu mangazini, nkamubwira nti bariya n'abakozi banjye ninjye boss. Ahita nyicaza muri dayihatuye, akajya afunga banderete. 11 zimaje kugera, ndamubwira nti yihindukiriza uyitere rivansi, uyishyire mu muryango, mbwira abakarani 10 bapakurire bapakira. Mugende mu kwihindukiza, mbwira umushoferi wanjye nikubita ikiboko namwemeje. 11 ndazimuheza. Arabyina azana urufuzi ati ndasaze, ati ndasara. Azana urufuzi, ahamara amasaha 2, aramubwira bati taha wowe n'umutubuzi ruharwa. Ayo mafaranga ndayamuheza, kandi ayo mafaranga nta kintu yamariraga. Nayatungagamo ivatiri bakayiteza cyamunara mfunze, natungamo inzu bakayiteza cyamunara mfunze. Kandi nanjye kuva nakizwa amaje kunyiba inshuro 14. Nataka Imana ikambwira ngo abo wibaga kera basigaraga bameze bati. Nagira ngo ntangarize abantu bumva ubu buhamya, iyo umuntu yihannye ibyaha arababarirwa, ariko ingaruka z'ibyaha zikamugeraho. Ingaruka z'icyaha byanga bikunze zikugeraho. No kwa Dawidi niko byagenze. Dawidi yakoze icyaha, afata umugore witwa Batisheba. Batisheba ni muka Uriya, amugusha mu cyaha cyitwa ubusambanyi. Imbabazi z'Imana aratura, imbabazi z'Imana zimugeraho. Yari yanicishije Uriya, ariko icyo cyaha nubwo yakibabariwe, ingaruka zacyo zamugezeho. Muribuka abakunda gusoma Bibiliya, imbabazi z'Imana zamugezeho, ariko wa mwana wavutse arapfa. Abahungu ba Dawidi bakajya bafata abagore be ku manywa y'ihangu, cyaha ndetse icyo cyaha kirazamuka gifata abo none akinda mushiki we Tamari. Cyaha kirazamuka kinafata uwitwa Salomo, arongora abagore 1,000. Bivuze ngo icyaha ni ubugome. Icyaha umuntu aragikora, imbabazi z'Imana zikamugeraho, ariko ingaruka byanga bikunze zimugeraho. Mwirinde ibyaha kuko icyaha ni ubugome. Ndibuka muri izo mbabazi Imana yangiriye, nzi gukira cyane, ndi umupagani, nzi no gukena maje kwakira agakiza. Kwari kugira ngo Imana ividure urumogi rwinshi nanyoye, kugira ngo impe amahoro yo mu mutima. Naho Yesu yadukuye. Ubwo seri ya kabiri tuzabasangiza ubundi buhamya, ko tugira ubuhamya butwara nk'amasaha 4, tubabwira aho Yesu yagiye adukura naho atugejeje. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Reka dusoze tubasengera. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana ikomeye, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, turagushimiye. Tugushimiye ko umugambi wawe mwiza wo kuducungura wanyujije muri Kristo Yesu, kugira ngo tubone ubugingo. Warakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twari turimo gukora ikiganiro cyiza cy'ubuhamya n'ijambo ryawe, kugira ngo Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bumva aho ukura umuntu, n'abafite ababo batarakizwa bumperekeza buno buhamya n'iri jambo ryawe, kandi buzagenda bugera hirya no hino, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Abo twakoranye ikiganiro ubaha umugisha, amahoro yawe akomeze gutwarira mu mitima yacu, no mu itorero, no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo abantu bakizwe bave mu byaha bamenye ukuri. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Umukozi w'Imana, hari umuntu ushobora wenda kuba ari mu biyobyabwenge nk'uko akora amanyanga nk'aya, wenda akaba yibaza ati ese Imana yazambabarira, akaba wenda ashaka kugira ibyo yakubaza n'ibyo yagusobanuza, dore kuri umukozi w'Imana wavuye umukozi w'Imana ukora ibintu byinshi, gusengera abantu, kubwiriza ubutumwa bwiza n'ibindi, akaba yagukenera. Ngira ngo muduhaye cyangwa mubahaye nimero zanyu bashobora kubabonaho, ntacyo byaba bitwaye. Imana ibahe. Telefone yacu ni 0782 92 76 09. 0782
92-76-09. Imana ibahe umugisha. bakunzi ba iyobokamana TV, mwabyumvishe rero, uyu ni umukozi w'Imana twari kumwe tuganira, ati iyi ni episode ya mbere y'ubuhamya bwanjye, ati nzagaruka mbabwira uburyo nakodeshaga ibipangu bitari ibyanjye n'ibindi byinshi nyine nkuko yagiye abivuga. Ubu yavuyemo umuvuga butumwa mwiza ukomeye, uzi kubwiriza ijambo ry'Imana, tuzajya tumwifashisha mu kutugezaho ijambo ry'Imana, kandi ubu buhamya nabwo buracyakomeje. Mu minsi mike turaza tubagezaho episode ya 2, nuko nyine bwose buzarangira. Imana rero idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ni iguhereza umugisha cyane kandi iguhereza imbaraga. Uko utanze iki gice cya mbere, uzanakomeze nyine kuduha n'ibindi, kandi no gukora ivuga butumwa, kuko icyatumye Yesu akunyuza mu bikomeye akagukomeza kwari kugira ngo uzagira umumaro mu gihe gisa n'iki. Imana iguhe umugisha, mwakoze cyane kutuganiriza. Murakoze namwe, Yesu abaho umugisha mwinshi.